akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turagushimye data wa twese wabanye na buri wese uraha izina ryawe rihabwa icyubahiro muri gahunda y'umurimo wawe kwigana guhugurana kugira ngo dusangire icyerekezo n'umwuka umwe kandi dusangire kwizera ko ubwami butworera ubumwe bakeneye ko tugira amahugura kugira ngo umuntu wese yumve nka mugenzi we tubishimire izina ryawe uzi bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu amen. Ingingo twigira hamwe muri uyu mwanya ni yitwa kwita ku mukumbi. Ijambo umukumbi ni ubushyo abantu ni amatungo menshi se wenda y'ihene cyangwa intama cyangwa inka nibyo bikunda kwitwa umukumbi. Noneho kubw'ibyo ndagira ngo kuwitaho bisaba ubwenge bisaba ubumenyi bisaba byinshi. Rero nashaka kwigana namwe ariko nk'ishuri kugira ngo nibura buri wese abashe kumva ibimusabwa kandi abyumve nyine nk'umuntu w'Imana usabwa kureba neza ko uwo aragirira mushima kuko usabwa gushimwa uri umwungeri mwiza ugomba gushimwa na benshi ariko batatu nibo b'ingenzi. Bwa mbere ukwiriye gushimwa na nyirinka, kabiri ugashimwa n'umukumbi ufata neza, gatatu abazireba nabo bakagushima. Muri magufi nta mushumba wiha amanota ahubwo ayahabwa na nyirinka akayahabwa n'amatungo uko amerewe neza akayahabwa n'abazireba kuko ari umurimo ukomeye. Rero turasabwa ngo nibura buri wese abanza kuzirikana ibi bikurikira: Yeremiya 3:15 na Yeremiya 6:3. Turatangira kwita ku mukumbi bitangirizwa no kuwuragira kandi ubwo kuragira turiga uko umushumba aragira. Gusa ntitubura kubabazwa nuko abantu benshi cyane hari n'igihe umwungeri atarigeze aragira n'inkoko wenda ziziritse maze bigatuma atamenya neza ibikwiriye. Niyo mpamvu turi buregeze nibura dusangira icyerekezo. Yeremiya 3:15 haranditse ngo kandi nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye bazabaragiza ubwenge no kumenya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umurongo wa 14 w'icyo gice uhera ku ijambo rivuze ngo nzabakura umwe no mu mudugudu nawe biri mu muryango mbajyane Siyoni. Nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye bazabaragiza ubwenge no kumenya. Umutima w'Imana asumeze uti uboneka muri Zaburi kugira ngo nibura niyo bakubwiye ngo ugire umutima nk'uw'Imana wumve ko ubwira ikintu gikomeye cyane no kwigana abandi bo kwisi ngo mumereke imwe biragoye kandi noneho no kugira umutima nk'uw'Imana woroheje wakwibwira ngo ubwo biroroshye. Ariko niba abantu baragutora ariko Imana nayo ikagutoranya yarangiza hariho abantu barangiza gutorwa niko ko bashimwe ariko Imana ntibatoranye. Icy'ingenzi rero kuri twe nuko turukurikirana ibi bintu ngiye gusoma muri Yeremiya 3 umurongo wa 15 harimo aya magambo agira ati haranditse hagira hati ntabwo ari maremare cyane. Haravuze ngo kandi nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye bazabaragiza ubwenge no kumenya. Inkoni y'umwungeri uragiriye Imana Isiyoni ni ubwenge no kumenya ariko nagira umutima nk'uw'Imana. Umutima w'Imana se ni uwuhe? Imana iteye ite? Umutima wayo umeze ute? Bigenze bite kugira ngo umuntu abwirwe ko mbere y'uko akorera Imana abanza kugira umutima nk'uwayo? Ibi turabikurikirana neza twitaye kuri iri jambo rikurikira. Ni Zaburi 145 umurongo waho wa 8. Uwiteka ni umunyembabazi ni umunyebambe atinda kurakara afite guraneza kwinshi. Nguwo umutima abungeri
baragiye isiyoni bagomba kugira. Ntibavuze ngo kandi nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, babaragize ubwenge no kumenya ni ikintu cyo siyanse, ni connaissance. Bigaragara neza ko hadakwiriye ko tugira abayobozi cyangwa se tuba abagorozi bafite abayobozi badasoma, ahubwo urwuri dufite turagiriza umukumbi, aho tubabonesha n'aho tubaragirira, aho tubashora ni mu ijambo ry'Imana. Dukwiriye kuba dusoma rero buri munsi. Twamara gusoma buri munsi, tugasoma tugira ngo twiyungure, ariko tukanasoma dushaka kugira ngo tubone aho turagira umukumbi tuyoboye. Ariko tugomba kuba dufite imico imeze nk'iy'Imana, aho ntabwo ndi buhatinde kina gato. Kuragira umukumbi ni ukuwuha ubuhanuzi, amahame no kubamenyesha gukunda Imana. Ibi bintu bikurikira nibyo bintu bikomeye cyane nakunda ko tuzirikana. Umukumbi ukwiriye kumenya ubuhanuzi, umukumbi ukwiriye kumenya amahame wizera, umukumbi wawe ugomba gukunda Imana. Impamvu ni ukuvuga ngo binyuze mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, paje 364, hatubwira ko umubare munini cyane w'abantu iyo bari ntabwo bazi Imana. Iki ndagisoma, haranditse mu gitabo cy'Imigani ya Kristo 364, les ténèbres de la méconnaissance de Dieu envers l'opérateur. Umwijima wo kutamenya Imana ngo umuntu ayisobanukirwe ni utwikiriye isi. Niba isi bavuga ngo iri mu mwijima, nuko isi abantu batazi Imana. Les hommes ont oublié son caractère. Abantu bamaze kwibagirwa imico y'Imana. Aura mal compris et faussement interprété. Kuko basobanukiwe Imana nabi, nabo bayibwirizabanurira abandi nabi. Ntabwo icyo utazi ntabwo wagisobanurira abandi. Kubu ngubu ahanjye nawe duteraniye, indege igize ikibazo mu kibuga cy'indege, ntabwo nubwo twaba tugiye kwigendamo ntabwo twabafasha kuyikora. Ubwo bigaragara ko amategeko yayo n'ubumenyi bwayo ntabwo dufite. Rero iyo umuntu atazi Imana, nawe ayisobanurira abandi nabi. Aura mal compris, il faut que le message venant du Seigneur soit proclamé à notre époque. Ubutumwa buvuye ku Mana muri kino gihe nibwo bugomba kubwirizwa ku isi. Ntibugomba kuba buvuye mu idini, ntibuvuye mu bwenge bwawe, ntibuvuye mu muco w'iwanyu cyangwa akarere k'iwanyu, aho bugomba kujya ubwiriza abantu ariko ubutumwa bwavuye ku Mana. Mbese kuba ibyo uvuga byose uvuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Ni dusenge, ni ko Uwiteka avuga, turirimbe, ni ko Uwiteka avuga, duture, ni ko Uwiteka avuga. Ni mbese ikintu cyose umuntu akaba afite inkingi imubwira ngo uko Uwiteka avuga. Epati message éliminé par son influence salutaire par sa puissance. Ubu butumwa tugomba kubwiriza bumurikisha icyitegererezo bugakirisha imbaraga. Bumurikisha icyitegererezo bugakirisha imbaraga. Nous avons révélé au monde le caractère de Dieu. Tugomba guhishurira isi imico y'Imana, décret de sa gloire, kurabagirana k'ubwiza, de sa bonté, ubugiraneza bwayo, de sa miséricorde, imbabazi zayo, et de sa vérité, n'ukuri kwayo, doit se répandre au milieu de ténèbres. Ngibyo ibintu tugomba kumurikisha mu mwijima w'icuraburindi. Urumva rero kubwo ni ngombwa ngo twereke abantu amahame, tubatere gukunda Imana kandi tubakundishe n'ubuhanuzi. Uko nukuragira umukumbi, nukuwitaho. Ugomba kumenya neza ngo ariko ubundi iri teraniro ryacu, iri teraniro nyoboye, iri teraniro ryanyizigiriye icyizere rigeze he mu kumenya ubuhanuzi. Ese ubundi ngewe babumenya ntabuzi. Ese impamvu ntabumenya niki? Nabuze abanyigisha, nabuze ibitabo. Mbese ukwiriye kugira aho uhaha ariko uhahira umukumbi. Mbese umuntu w'umuyobozi acira itorero ayoboye, aricira inshuro kuko umubyeyi w'umunyabwenge acira abana b'inshuro ngo baticwa n'inzara. Muri magufi ugomba kumenyera aho ngaho, mbese ukamenya ngo umukumbi si ugusabiriza, si ugushaka abandi bazabigukorera, ahubwo ugomba kubimenya neza kubacira inshuro ngo nawe urebe ko wabageza ku bintu runaka. Mbese ubushyura agiye bukuri. Icyo ni ukwita ku mukumbi kuko niyo jambo turi kwiga. Muri Yeremiya 6:3 ho hatubwira andi magambo nayo y'ingenzi yagenewe abungeri. Yeremiya 6 haranditse umurongo wa 3, haranditse hagira hati abungeri bazahasanga bajyanye imikumbi yabo, bazahakikiza amahema yabo, umwe azaragira he undahe. Iki ni bibi nubwo byihanganirwa, ariko bizakosoka kandi bizagenda bishira. Abantu b'Imana bazagenda bamenya inshingano. Umwe azaragira he n'undi aragira he. Mu yandi magambo, impamvu haba abungeri benshi nugira ngo buri mwungeri wese amenye ubushya ashinzwe. Undi ntabwo yashobora kuragira ubushya utarimo,
nubwo wamuhamagara gukama ariko ntiyamenye iyo asigira n'iyo acura, yarangiza ku bw'ibyo ntiyamenye yijishwa. Buri magufi birakwiriye ko umwungeri wese abaza umukumbi we, bamubwira ngo azaragira he n'undi aragire ahe. Noneho ibyo n'ubundi muzabisanga muri Petero ya mbere 5, haravuga ngo abo mwagabanijwe. Birakwiriye ko umuntu wese yicara mu itorero rye akiyumva mu ishyaka rivuga ngo aba bantu bangiriye icyizere bagomba gukura mu bukristo, bagakura mu bumenyi, bagakura mu cyitegererezo, bagakura mu rubyiruko, abasaza bakamera neza, ababyeyi bakamera neza, abizera bakamera neza, bakabana neza. Mbese muri magufi nawe ukavuga uti izi ndagiye zirabyibushye, kandi uruhare rwawe wabigizemo nawe ukabona ko rufite rwa rundi rugaragara. Ibyo ni ukwita k'umukumbi. Ndagira ngo aho ntabwo ndi buhatinde cyane kuri iyi ngingo ya mbere yabyo, ahubwo ndashaka kurangira abantu benshi cyane bataba bararagiye cyangwa se n'abaragiye agace bamenye ibintu bikurikira. Umurimo w'umwungeri ni uko igitondo arasuzuma. Mu gitondo ni ugusuzuma no kwandurura cyangwa se kwahura ku bakoresha iryo jambo. Byanze bikunze umwungeri iyo abyutse mu gitondo nta kindi abaza kiretse twebwe. Rero ntabwo wagera mu ngo zose kuko ari abantu, ariko mu bwenge bwawe ugomba kuba bafite wambaye efodi iriho abizera uyoboye. Wibaza nka Yohana Warche mu gitabo cya Ministere Evangelique yaranditse ngo yarayoboye abantu 3,000. Arangije umugore waramubaza ati ariko ubundi kumbona ufite inkeke buri gihe kurya witse imitima ukaryama ukagaragurika, wagenda mu nzira umuntu akabona ko uhugiranye, yarangiza ukabona ko watwaye hariho ibindi, wagera mu rugo ntunezerwe, byagenze bite? Undi ati madame mfite abantu 3,000 bari ku mutwe wanjye kandi ntabwo nzi ko baramutse imbere y'Imana. Urukundo kubwo yari afite haranditswe aho ngo uwagira ngo abantu bose bayoborera Imana bagira uwo mutima. Mbese nawe ukumva ufite inkeke y'abasore bari bucikire, abari butera ibinyendaro, abagore bato bari businde, abari bwambara ubusa, yarangiza abari burwane mu ngo zabo, abari bwambure mu isoko, yarangiza abari butukane mu modoka. Mbese ukumva nawe uwo mukumbura agiye uguteye inkeke, yarangiza kuko bitewe nuko ari ngombwa kubimenya. Mbese gusuzuma ibyo nabyo birakenewe. Ku ngingo ya kabiri umwungeri agomba kumenya ni ugukama no kuhira. Byanze bikunze gukama iyo inka zarishije, iyo inka zahaze, iyo inka zanyoye amazi, iyo inka zabonye umunyu kubawuhira, byanze bikunze unabirebera no mu mukamo. Ni bibi cyane kuyobora abantu 1000 bagatura 1000 nabo, byaba ari ikibazo. Ni bibi. Mbese muri magufu ugomba no kureba n'umukamo nawo. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi hatubwira ko nacyo kigenzurwa mu kigwa ngiye gusoma, nabyo biragenzurwa kugira ngo igihe cyose dukorera Imana n'icyo nacyo tujye tukireba, tunagihe n'agaciro. Mu gitabo mu kigwa bise ngo Yakobo mu buhungiro, bakoreshejemo ijambo navuga ko ni rirerire cyane ariko ndarivuga hontyo. Harimo aya magambo ngiye gusoma, ni page y'168 ku babishaka, n'169 ariko ngenda asomamo bike cyane. Aravuga ngo la vie du berger orientale, sa diligence, sa prévoyance et tendre souhait qu'il prodiguait aux faibles créatures qui lui sont confiés ont servi d'image aux auteurs inspirés pour illustrer quelques-unes des plus précieuses vérités de l'Évangile. Imibereho y'abungeri bo mu burasirazuba, ukuntu bari bashoboye kwiyobora, ukuntu bateganyaga, ukuntu bitaga ku biremwa byoroheje bashinzwe, byagiye biga igishushanyo cyakwiganwa n'abahanuzi cyangwa se abagiye bahumekwa n'Imana ngo bamenye ukuri k'ubutumwa bwiza. Uko umwungeri mwiza wita ku mukumbi w'umunyantege nke, nako byagiye bigaragara neza ko mugiye mu by'umwuka n'ubundi umwungeri akwiriye kwita ku mukumbi nawo w'umunyantege nke. D'accélération avec son peuple après la chute de l'homme, isano Yesu yagiranye n'ubwoko bwe uhereye igihe yasiguye. Jésus est comparé à un berger qui voit ses brebis s'égarer sur le sombre voie de péché et de la mort. Yesu yigereranyije n'umwungeri uri kureba intama ze zararagiye zazimiriye mu byaha no mu rupfu. Yesu nawe yise umwungeri mwiza, ndetse ni Yohana 10. Yesu ni umwungeri nawe, ariko yabonye intama ze zimerewe nabi, bituma zizirikana, anashaka no kuzitaho,
ashaka no kuzikunda, ashaka no kuzitabara, ashaka no kuzunganira, maze bituma yiyita umwungeri, nawe kandi urongera witwa umwungeri byanze bikunze. Mbese ni umukuragirira uwuzi kuragira. Hari uburyo abashumba bamwe bajya babeshya ba nyirinka, akamubwira ati rero yamara gucura inyana akamubwira ati inyana uri kureba nyinigira amata akomeye, yarangiza nyirinka akemera ntamenye ko hari igihe umushumba yonkeje nabi. Noneho yarangiza kubw'ibyo rero kuragirana na nyirinka kandi nawe azi kuragira, uba uhuye n'akazi. Niyo mpamvu usaba ubwitonzi bukomeye. Hepfo harakomeje ati rechercher brebis qui est perdu, nzayashakashaka izazimiye, yamenere egare, je ramènerai l'égare, yazimiye nzayigarura, je penserai le blessé, nzayamfuka izakomeretse, et je fortifierai le malade, nzakomeza izirwaye. Urukumva kubwo twebweho icyo tugomba kwita ni ikintu gikomeye cyane. Intama nzima zirahari, izirwaye zirahari, izonsa zirahari, izavunitse zirahari. Twebwe dukunda izibyibushye bitewe n'iki? Arazinduka mu materaniro, atangira isabato, yarangiza aratura, ntarwana, ntasebanya, uwo niwe ushaka. Ariko hariho n'izindi zavunitse, zifite ibyaha zakoze, zifite ufunwa mu mutima, zidafite umudendezo, zifite inshuro z'izindi ntama, yarangiza izo nazo ukaba ugomba kuzitaho. Ntufatanye n'intama ziri kurya izindi cyangwa se ziri kuzica. Ahangaha ndagira nti rero hakabaho n'izonsa. Hari abantu ugasanga afite imico, afite ingeso atazigera avirira. Niba arwana, niba abeshya, niba azimura, niba yiba, ariko ugasanga ku kantu yanze kukareka, ugahora buri gihe, mbese ahora buri gihe afite, aza mu iteraniro ariko afite icyaha kigenda buri gihe yonsa. Aho yicana n'abandi, ahavuga ntavuga neza, yarangiza bityo kubana ntabana neza, umubajije asubiza nabi, mbese nawe ni intama ariko yonsa. Yarangiza ifite icyaha kigenda kinyunyuza buri munsi. Guhagarara n'izo ntama ukabona yaguye mu ikosa, none ejo yongera asubiyemo, uramutesheje, nyuma mumuhaye umugayo, awuvuyemo, asabye imbabazi, nyuma arongera asubiramo. Ibyo nabyo Yesu ati izonsa uzazigenze neza, nizavunitse uzazunge, izirwaye uzazivure. Nuko inzima rozo nizo ukamwe murumva ko nta kindi cyazakorerwa kiretse icyo. Noneho kubw'ibyo Jésus le bon berger dit Jésus, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuragirana na Yesu biragoye. Tingiye ndi umwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Wowe rero ntibada kuzipfira, ariko urazinambira, uriyanga ku bwazo. Yarangiza ukihombye, ukagiye umunsi wari kunguka zazimiye ukajya kuzishaka ugahomba. Yarangiza umunsi wari kujya kubyaza umushinga ibintu byinshi cyane, bahubwira ko batonganye ukajya kubakiranura. Yarangiza bigaragara neza ko wowe ntabwo uzimanika ku musaraba, ariko uzagira ibyo wigomwa mu buzima kugira ngo itorero uyoboye rigire yunguke. Hepfo ngo le souverain berger a confié ses souhaits de son troupeau à ses serviteurs le sous-berger. Ati uyu mwungeri mukuru yafashe intama ze, aziha abagaragu be, abagereranya n'icyo twakwita ngo ni ba kadogo, ni ba sous-berger, ni mbese n'abayora, nicyo kinyarwanda gikoreshwa mu borozi. Yarangiza we akaba rugango, ariko bakabashumba bato bajya guhanagura mu bibumbiro, bajya aho bashorera amazi. Yarangiza bari bujye kureba ko hari imiziri mu nzira ngo bayiteme aho zimukana, bari burebe ko hari igihe zarwana, bari kureba ko zakengerana, mbese bahora hafi yazo. Twebwe nicyo twahamagariwe, ni ukuba abungeri bato ariko bashinzwe umukumbi ufite nyirawo nawe w'umwungeri mukuru. Fati okeri demande de manifester le même intérêt que lui, maze uyu muntu witwa umwungeri muto agomba kugaragaza ko yitaye kuri uwo mukumbi kuko nyirawo Yesu awitayeho, akawukunda nkabo. Yego ntimunganye impuhwe ko mutanganye ubushobozi, ariko buryo umuntu aguhaye lift y'igare, undi akaguhiya moto, undi akaguhiya imodoka, bose ko biri kose barabahira neza. Wowe rero ukoresha ubushobozi bwawe bwose. Yarangiza Fati et d'assumer toute la responsabilité avec sacré qui leur incombe, maze inshingano yose yera ukayisohoza. D'agir, d'être fidèle, de paître les troupeaux et de les protéger de la dadiru et la viscère et de fortifier les brebis chancelantes. Dore umurimo Yesu yasigiye abungeri ni ugukiranuka, ni ukuragira, ni ukurinda umukumbi ngo amasega atawurya, ni ugukomeza izicogora. Iyo ni imirimo ine. Yesu aravuga ati genda undagirire, njyewe ndi umushumba mukuru,
kwiragirira nange ndabizi nguhaye amahirwe yo kundagirira ariko dore ibintu bizakuranga uzakiranuke kabiri uzandagirira umukumbi ntishwe n'inzara uruguri ndarufite mfite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi uzabaragire ibikwiriye abana uzabibahe ibikwiriye abasore uzabibahe ibikwiriye abasaza uzabibahe ibikwiriye abacuruzi uzabibahe ibikwiriye abayobozi uzabibahe ndakubwiye ngo ndagirira umukumbi noneho uzawurinde abantu z'inyuma abaka abakabya abo bose ndakubwiye ngo niyo masega uzabandindira uzakomeza zicogora bihura n'ibibazo byo mu ngo ibibazo byo mu buzima ibibazo byo mu mubiri yarangiza hariho abantu bacogora buri munsi bitewe nuko babayeho aho umuntu atuye bagucogoza aho washatse cyangwa wabyaye yagucogoza uwo mukorana yagucogoza aho nabo uzajya ubasanga nabo ubakomeze we kuzava nta muntu w'umwungere uvuga ngo niko yabaye oya ntakengera ntabwo wabona inka yikugwana n'indi ngo niyisumbye imbabazi niyisumbye imbaraga yarangiza ikayitsinda ngo niyirukankaho nawe wirukanka kuri ayindi ituruka hamwe nawe uturuka handi wishyireho kuyikubita nawe ukubita inkoni oya ahubwo urakiranura niwo murimo w'umwungeri Jésus rappelle au sous-berger que son amour l'a poussé à offrir sa vie pour le sauver Yesu rero bigatuma avuga yibutsa abungeri bato ko we yatanze ubugingo bwe kubwo gukiza intama ze c'est donner un exemple yatanze icyitegererezo ndagira nti aho ntabwo ndi buhatinde cyane ngiye ku 168 hanasombaga ni 169 haravuga ngo voilà 20 que j'ai passé chez toi yaravuze ati dore imyaka 20 yarangiye ndi wawe les brebis et les chèvres n'ont pas avorté nakuragiriye intama n'ihene ntizaramburura je n'ai pas mangé le bélier de ton troupeau nta mapfizi y'intama nariye yo mu mukumbi wawe je n'étais prêt à porter les bestiaux déchirés par les animaux sauvages izaribwaga n'inyamaswa ngasanga zapfuye sinakuzanye nikirira c'est moi qui en ai subi la perte ninjye wemeye kuba ari njye uhomba nukumva kubwa hano hatweretse neza ko iyo umuntu aragiriye Imana niwe wemera igihombo yarangira avuga ati ngeweho ndemeye mpinge wenda ne gutera umuti ndemeye ncuruza ariko mfunge kare ndashaka mbese hariho igihombo wemera kugira ngo umukumbi wa Nyagasani utazahura n'akaga yepfara komera ati tu me réclamais les bêtes qui avaient été prises pendant le jour ou c'est prises pendant la nuit nawe urabizi ko wandihishaga yabuze ku manywa ukandihisha niyariwe nijoro ubwo se bivuze ngo iki shatse kuvuga ngo twebweho abantu bashobora kuba bariye bambaye bafite amafaranga bagize bate bakazimirira mu kudamarara bikicwa n'ibyo gusa abandi bagahura n'akaga n'akangaratete ubukene n'inzara no guhomba nabo bagacika intege hariho abapfa kudamara bakaba bapfuye ku manywa hariho abapfa ingorane bakaba bapfuye nijoro barakubwiye bati izo ntambo zazirinde ku manywa na nijoro baguwe neza uzabashyire mu by'Imana baguwe nabi uzabahumuriza wakomeze ibyo nibyo bita kwita ku mukumbi hepfo ati la chaleur me consumait pendant le jour izuba ryanyicaga ku manywa et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux nakoraga ibintu bitatu izuba ryanyicaga ku manywa ninjoro imbeho ikantutura kandi nkabura ibitotsi ku bwazo ubwo niwe yarapora ngo de jour et de nuit le pâtre avait à veiller sur ses troupeaux ku manywa na nijoro umushumba yitaga ku mukumbi toujours menacé par les voleurs aussi bien que par les bêtes sauvages umwungeri yabaga ahanganye n'abajura cyangwa inyamaswa zikaze zo mu ishyamba ibyo byose yarazirindaga yarangiza seresi ya bonde zari ibi bivuzwe haruguru byari byinshi hari abajura benshi cyane hakaba inyamaswa zijya nijoro erere hardiese aregiska a cause de grands ravages dans les troupeaux mal gardés ku buryo hari intama zagomba kwicwa zigapfa ari nyinshi zikaribwa n'inyamaswa igihe cyose abaziba n'inyamaswa zizirya zisanze zitarinze neza byatumaga rero rimwe na rimwe bacana ahanyuranye ndabivuga nzi impamvu iyo aho zibyagiye bakazengurutsa imiriro kugira ngo intare impyisi isega bitinye yarangiza icyo cyari kimwe byari ngombwa ngo bashumba bagabana ibyuho kugira ngo abajura nibaza batabona uko baziba ndetse abandi bagahagarara mu byambu kugira ngo zitibwe ibyo ndagira ngo aho ntagiye kure cyane ngiki cyaranze ubwungeri reka ku ipaji 170
haranditse ngo à chaque berger le berger animé de l'esprit de sauver et qui imita son abnégation, umwungeri ufite umwuka nk'uwashebuja w'umukiza akigana uko Yesu yagiye yiyanga, travaille avec persévérance au bien-être de son troupeau, azakorana gushingiriza yita ku mukumbi ashinzwe, akorana gushingiriza ariko yita ku mukumbi ashinzwe, revera prospérer sous sa direction, azabona intama zibyibushye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Umwungeri wita ku ntama nk'uko Yesu yazitanze, akiyanga nk'uko Yesu yiyanze, akagira umwuka nk'uwo Yesu yari afite, akamwigana kwiyanga, agakora afite gushingiriza nk'uko nawe yari ameze, azajya kubona abona umukumbi umeze neza. Chaque sera appelé à rendre un compte ministère de son ministère. Arega umuntu wese mu gihe yahawe cyo kuyobora azabazwa akantu kose kumwizera. Niba barakwitoreye kubayobora umwaka, niba ari imyaka 2 bakurekeyeho bakagira icyizere imyaka 3, hazibazwa impamvu harimo bamwe, hibazwa impamvu bamwe barwanye, hibazwa impamvu bamwe bambaye ubusa, bakubaza impamvu bamwe batwaye ibinyendaro, abandi bakuvuga impamvu abagabo n'abagore batanye, wakoze iki kugira ngo izo ntama zagucitse ziti, ni inkwangu yazicikanye, ni imvura, se ni impanuka, ese ni uburangare bw'umwungeri. Niyo mpamvu igihe umuntu akiri ku buyobozi, Imana yo imufata nkuza, mbese uburagiriye nyirayo azakubaza umukumbi we. Niyo mpamvu kwita ku mukumbi nabyo bikenewe. À chaque berger, le maître demandera où est le troupeau qui t'avait été donné, maze icyo gihe azakubaza ngo mbe wa mukumbi wari warahawe urihe, usore brebis qui faisait ta gloire, ku ishema ryawe ryari izo ntama, ishema ryawe ko yari izo ntama. Musinzi wenda abayobora nko muri bino birere bashobora kuba batazwe n'emere bwabyo, ariko kuyobora abantu 3 cyangwa 4, mukaba rimwe muri ubukora isenga, mukaba rimwe muririmba, mukaba rimwe mutura, mukaba rimwe musura ibitaro, mukaba rimwe muvura, biba bigoye. Ariko uyoboye abantu 20, 40, 60, 100, yarangiza ubahagaze muvuze ati tugomba gufasha rero muri kano kanya mwitange, yarangiza umuntu yaheze mu bitaro, ukabona mu kanya gato bashyizeho miliyoni. Yarangiza bakubahamagara bati mukuru w'itorero bimeze bite cya kibazo maze twe twagikimuye kera. Abo nibo shema ryawe. Ubu ugomba kubana uko nabari ishema ryawe, nawe ugomba kubabera ishema. Ubwo ari igabo ryawe, nawe bagomba kukugira bikwiriye kubatera ishema, kuko nawe kubagira biguteye ishema. Niyo mpamvu uzanga ati à chaque berger, le maître demandera où est ce troupeau qui t'avait été donné, none kuri wowe umukumbi wari warahawe uri hehe, usore les brebis qui faisaient ta gloire, izo ntama zari ishema ryawe ziri he. Celui qui sera trouvé fidèle recevra une riche récompense. Uzagaragara imbere y'Imana n'umukumbi yayoboye mu gihe cye, nawe uhagaze neza imbere y'Imana, azahabwa ingororano yo kuyobora. Ntabwo umuntu azahabwa ingororano y'Ubukristo gusa, ahubwo no kuyobora uwayoboye neza azahabwa ingororano yo kuyobora abandi neza. Parati, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétera jamais. Igihe umwungeri mukuru azaboneka, muzahabwa ingororano idashobora kwangirika. Yesu wabaye w'Imana, ndagira nti wenda ntagiye kure cyane, nicyo nashakaga ukuntu abantu bita ku mukumbi. Ku ngingo ya 3, ubwo biranafatanyije ingingo ya mbere, igitondo no gusuzuma no kwandurura cyangwa se kwahura, no gukama no kuhira, ubwo zuhira ku isoko y'amazi abeshaho. Ku ngingo ya 3 ni kurinda no gukiranura. Muri magufu umushumba azirinda abajura, akazirinda guhirima, akazirinda kurwara, ariko akongera akanazirinda igihe zirwanye. Yarangiza ntakengere, ahubwo arakiranura. Icyo ni ikindi cya kabiri agomba gukora. Ku ngingo ya 4 ni ukuvura no kuyobora. Ubwo byanze bikunze umuntu w'umwungeri agomba kumenya neza n'ukuntu yarwaye. Hari izirwara ntizirishe, hakaba izirwara guhitwa. Buriya niba wavuze ngo umukumbi wagwaye ibyo bita yaze ni indwara bita kanyonyomba cyangwa se uruhiga, yarangiza irarisha ariko igahitwa cyane, yarangiza ubwatsi rero bugapfa ubusa. Hari n'abizera nabo ubusanga bafite diare y'amagambo, biranditswe mu bitabo, ugasanga udashoboye kumenya neza kuzibuza ngo batere guceceka, ubabazeho babikuye, yarangiza bashobora kwicwa n'urugambo gusopemera rwabyo gusa. Birakwiriye ko umuntu amenya kuzivura, akamenya no kuziyobora, akamenya kubyaza no kwankesha. Ibintu umushumba agomba kuba bizi. Kubera iki
igihe dukora amavuna twongera bizera ariko dukwiriye no kumenya ko iyo mitavu yabunguke mu mukumbi imenya gusenga, imenya kuririmba, imenya indirimbo abandi zo zitarizize. Umwe yavuye mu gaturika, undi yavuye mu baporoso, umwe yavuye mu bapagani, abo bose kugira ngo bazajyane n'abandi bashobora kurangizanya umwaka batazi indirimbo bitewe no gusohorera mu majigija y'ubumenyi wakabaho ngaho ntabyo azi, nawe warapfuye guterera iyo akamera nk'inyana yavukiye mu kigunda, yarangiza bikaba ikibazo. Oya, uba ugomba kongera kumenya neza uti iyi yavutse ndagira nti niyicara imbere, reka mubwire nawe aririmbe, reka mwigisha indirimbo kenshi, reka musure, reka mwereke izo baririmba bagiye kuryama, izo baririmba mu gitondo, izo baririmba ku manywa, izo baririmba mu materaniro, izivuga isabato, iz'amasezerano, iz'igihe cy'akaga. Ibyo byose ukamenya kumukuza kuko ibyo nibyo bita konkesho. Yarangiza ngo uyu mutavu wavutse nawo utangire kugira ibyangombwa byabo. Rero ntabwo turubuje dutinda kuri buri ngingo. Iyi ngingo ya mbere nyitinzeho ibyo bita kuragira umukumbi. Ngiye rero ku ngingo ya kabiri, ibyigisho bikuza ubwenge. Umwungeri abagomba kumenya neza ko byanze bikunze n'ubundi uharagira ibigoryi, uharagira abanyabyaha, uharagira abanyabute, uharagira injiji, uharagira abaswa, ntacyo byaba bimaze. Ni koko ndavuga ijambo nasomye njyewe rijya rimbabaza, ni ijambo bakoresheje ntabwo ari mu by'inyobokamana ahubwo ari mu biterere y'abisi. Baravuze ngo si votre ignorance est la source de ma richesse que ton ignorance persiste. Ijambo ryo mu gifaransa bakoresha ngo niba ubuswa bwawe buntera gukira cyangwa ugahora n'ubwo buswa. Ukumva ko ubwo noneho hariho kuyobora abantu badakura mu bwenge, ariko iyo umuntu ari umuyobozi mwiza ateganya ko n'ejo abandi nabo bazayobora. Bayobora wapfuye, bayobora wimutse, bayobora waguye, bayobora washaje, wayobora igihe kigeze mu impano y'abandi nayikore. Bayobora birakwiriye ko batoza hakiri kare kugira ngo umunsi uzahava, umunsi uzaba wimutse, umunsi uzaba wapfuye, umunsi uzaba wayobye kuko bishoboka, abazayobora bazashimye iyo bajyana abantu. Icyo nacyo ni icy'ingenzi. Niyo mpamvu mu kigorozi twigira ubuyobozi hamwe kugira ngo nibura abizera nabo bamenye uko bazayobora igihe cyose azagirirwa icyizere. Niyo mpamvu ni Yesaya 56 umurongo wa 10 n'uwa 11 hatwereka neza iri jambo ibyigisho byo bikuza ubwenge. Noneho gukuza ubwenge bw'abizera hatubwira aya magambo, igice cya 56 umurongo wa 10 n'uwa 11 haranditse hagira hati, abarinzi be ni impumyi, bose ntacyo bazi, bose ni inkimbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. 11 ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga, n'abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Aba ni abungeri badashima, bagiranyijwe n'imbwa n'igitutsi, bagiranyijwe no gusinzira barinze. Yarangiza kikaba ikibazo ku bantu bigeze baragira. Hari ingorane ziya zibaho, umuntu akaragira hagati y'imyaka cyangwa se akaragira imyaka iri kure, yarangiza agahitamo kujya guherera mu ruhande iyo myaka ihereremo, akicara agategereza umukumba urinze nawe uri kurisha, nawe ushaka kona, noneho akajya kwicara ku myaka ariko yahagera agasinzira, noneho n'undi zikarya kandi yarari hafi yazo. Noneho akazaya kumva ba nyiri imyaka bamuhagaze hejuru batisha bite byawe, agakangukira mu bitotsi, yava mu bitotsi ariko zamwonanye kandi yagiye gusinzira iruhande rw'umurimo. Birakwiriye ko tugira abungeri ariko bazi ubufite ubumenyi ku buryo batasinzira. Ni impamvu agomba kwigisha ubuhanuzi nk'ubu ngubu. Umuntu wese agomba kumenya neza ngo amarenga yagihanuza avuze ngo iki, inyamaswa yakomeretse ryari, yarangiza yakize ryari, Babuloni ni iki. Mbese abizera bakaba bafite kubigisha ubuhanuzi, nayo ni intego umwungeri agomba kumenya, kuko agomba kumenya gusa. Mbese ntibikwiriye ko nicyo kintu gikenewe cyo bintu bwacu gusa, bakiga kwirinda. Ijambo kwirinda ntabwo ndivugaho byinshi, ahubwo igihe nikigera cyabyo cyo kubyiga muzabe mwabikurikiranye. Abizera bagomba kumenya ko kwirinda mu Baheburayo 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ubwo bivuze neza ngo abizera bagomba kubana amahoro, abizera bagomba kwezwa, kuko ni ibintu bibiri bikomeye cyane. Kwirinda bagomba kubyiga mu ishami rirebana mu mashami abiri. Bwa mbere ni inama ku mirire paji ya 43 ikabisubiya 41. Ku bafite ikinyarwanda muzari bisubiya 41 aba ariyo musoma. Noneho haranditse havuga ngo Imana yaduhaye uwo mucyo wo kwirinda kugira ngo
bigabanya uburibwe mu isi kandi byeza itorero. Ni imirimo ibiri kwirinda kuzakora, ni ukugabanya uburibwe ku isi. Abaribwaga n'umutwe bakanywa amazi, abaribwaga n'igifu bakarya kabiri ku munsi, abaribwaga n'ikirungura ntibongere kunywa bari kurya. Yarangiza iyi ngingo bakayimenya, mbese umwungeri wese akamenya uko intama ze zihagaze, iri shama akariba amata rituma abandi, ahubwo akashobora kuryinjiza mu bashinzwe ryo kwirinda. Kwigisha ubuhanuzi ukabimenya, kwirinda ukabimenya, ndetse no gutsindishirizwa. Abizera bakwiriye gusobanukirwa neza ko umuntu wihanye wese arababarirwa, kandi yababariwe yambikwa gukiranuka kwa Yesu, kandi yanzwe gukiranuka kwa Yesu aba ari umukiranutsi imbere y'Imana, kandi abasigaje kwezwa ngo mu isi yemerwe, ariko mu ijuru yaramaze kwemera. Kwemerwa mu isi mu ijuru batarakwemera ntacyo byaba bimaze. Kwemerwa mu isi kubw'imirimo, tukemerwa mu ijuru kubwo kwizera no kwihana. Ibyo noneho ko ari ingingo ya kabiri, reka tureberera abo bungeri icyo bakora. Ni Ezekiyeli 3:4 umurongo waho ngiye gusoma, mu murongo wa 10 n'undi musome, kugira ngo nibura buri wese amenye neza ko tugomba kongera ubumenyi bizera, bakamenya neza ibyo bakwiriye kuba cyo n'icyo bakwiriye gukora, ibyo bakwiriye gukora, akantu kose bakaba bazi impamvu, bazi amavu n'amavuko y'ibyo barimo. Mpereye ku murongo wa 10, uko niko Umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye. Icyo sinshaka kubyitaho cyane rero. Ku murongo wa 11 Umwami Uwiteka aravuga ati, dore je ubwanjye ngiye kubagiriza intama zanjye, nzishake uko umwungeri ashaka umukumbi wo muri we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore, nzikuye ahantu hose zatataniye umunsi w'ikibunda n'umwijima. Intama zizibira ku munsi w'ikibunda n'umwijima, igihe ubuzima butameze neza, igihe hari ingorane n'ibibazo, igihe hari amakuba n'ibyago, intama zijya zizimira, zikazimirira mu by'amoko, zikazimirira mu bigezweho, zikazimirira muri mode, zikazimirira mu makimbirane, zikazimirira mu gusubiranamo ku isi, ubukene n'inzara, uburwayi n'ubumuga, ubucunyi n'ubumago. Ibyo byose abizera bashobora kuzimira utabizi, ukabona uyoboye abaririmbyi ariko bavuye kuraguza, yarangiza tubimenye bitewe n'uko umukumbi wawe uhagaze kuri. Nawe tekereza kubona bakuririmbi yatoranijwe, bahitura abasigaye turabera, tugiye mu ijuru nta gitangaza, twebwe ntabwo turi muri Babuloni, turi ubwoko bwatoranijwe n'abera, ariko akabivuga atyo avuye gucurisha. Ngo waba wararagiye nabi. Niyo mpamvu ni ngombwa kuzishaka izo ntama, yarangiza ukaziragira na Yesu, yarangiza ukashobora kuzitunganya. Rero ndagira nti, ndetse na Zekariya 10:3 haratubwira neza ikindi kintu. Uyu munsi ni ukwigana ibintu byinshi ariko twihuta. Ugerageze nawe, kuko uri umwigisha, nibura ugerageze gufata ibintu bikomeye. 3:10 haranditse hagira hati, uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muca agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Urumva ko ubwo Imana ishaka ko, ndetse ku murongo wa 3 ho hatubwira irindi jambo rikomeye muri iyo Zekariya 3 igice cya 3 haranditse ngo, kandi Yosuwa yari yambaye umwenda w'ikizinga. Oya 10 ku murongo wa 3 niho nshaka gusoma. Naringiye ahandi haravuze hagira hati, umurongo wa 3, uburakari bwanjye bukongerejwe abungeri, kandi nzahana amasekurume y'ihene, kuko Uwiteka Nyiringabo aje gusura umukumbi we, ni wo mu nzu ya Yuda. Uwiteka azaza no gusura umukumbi we, nibwo aza kuvuga. Ureba rero noneho ari mu iteraniro, nawe uri hagaze imbere, nawe aryibereyemo, akarisanga mu ngo zabo, akarisanga mu bitaramo, akarisanga mu misi mikuru, akarisanga mu birori, nawe utazi aho ziriwe, byaba ari ikibazo. Tugomba kumenyereza abizera inshingano. Icyo ni ingingo ya mbere kuri izi ngingo zo ibyigisho bikuza ubwenge. Abizera bagomba kumenyerezwa inshingano, nabo bakamenya gusengesha, bakamenya kuririmbisha, bakamenya gusura, bakamenya ivugabutumwa, bakamenya gusubiramo imirongo. Yarangiza ubwo ni ingingo navuga ngo kumenyereza abizera inshingano, bakamenyerezwa kuyobora, kwigisha ndetse no kuririmba. Ibyo biratuma Petero we aravuga ikindi kintu gikomeye cyane, kubamenyereza inshingano, kubamenyereza kuyobora, kubamenyereza kwigisha, kubamenyereza kuririmba. Mbese iyo udafite igihe cyo guhura nabo, wowe ufite igihe cyo kubigisha gusa, ntubahe igihe cyo kugira ngo nabo ubwabo bigishe ubumva. Yarangiza ngo bashira amanga, bashira ubwoba, ngo umunsi warwaye bye kudindira, umunsi warwaye he gutumwa haba handi, ahubwo bamenye kwiyobora ubwabo. Ibyo
muzabisanga muri Yohana 10:16. Dore mfite n'izindi ntama mu kindi kiraro nzazizana zigira umwungeri umwe zigira n'ikiraro kimwe n'urwuri rumwe. Ibintu bitatu ni umwungeri umwe, kabiri ni ikiraro kimwe, gatatu ni urwuri rumwe. Rero ubwo umwungeri rumwe ikiraro kikaba kimwe ndetse amasezerano ubwo tuyahuriraho turuhukira ni kuri Yesu kandi ubu turagiye ni Yesu kandi urwuri ni ijambo rye twese tugomba kwiga kimwe kandi tukizera kimwe tukanabyumva kimwe. Petero we ati nange ndi umukuru mugenzi wanyu mwe kujya mukorera Imana muhatwa kandi ntimukashaka indamu mbi kandi umuntu wese ajya akora kubo yagabanijwe. Ni Petero ya mbere igice cya 5. Ku ngingo ndibuganeho kandi nibwira ko ndiwengana ku cyerekezo cyo kuko ndi muri kimwe cya kabiri cy'ikibwiriza ubwo nsigaje n'ubundi kimwe gusa ndi muri kimwe cya gatatu ubwo yarangiza ntabwo oya nsigaje kimwe cya gatatu ahubwo ndangije 2 bya gatatu by'ikibwiriza. Noneho kubwira ngo nibura tujyane kuri iyi ngingo tugezereho ku ngingo yitwa gusura abizera. Gusura abizera, iri jambo gusura ugomba kubanza no gusura bameze bati. Ese nabandaritse bafite ibyo kurya? Ese nabandaritse bari mu birori? Ese nabandaritse bari gusabisha? Oya, ni gusura abarwaye, abatazi ibyo bizera, abasubira inyuma, abashyitsi badukunda, amatsinda mato matasengera kure no gusubiza ibibazo babajijwe. Ibyo nibyo bintu navuga ko ni ibintu bitandatu umuntu wo gusura intama ze abari gusura. Noneho asura abarwaye. Ntabwo ukwiriye gutaha utazi ko ariho abarwaye, cyane cyane ko tutagira amakaye ngo duhamagare. Dufite abizera b'ibiraro binjirira aho bashatse igihe bashatse ku isaha bashaka. Ashobora no gusiba ntumenye ko yinjiriye ahandi, cyangwa agasiba yarwaye, cyangwa agasiba yakubiswe, cyangwa agasiba yakennye. Ashobora no gusiba yakonje mu by'umwuka, ashobora no gusiba yabuze imyambaro. Umwungeri abagomba kunyuza igihe ntabwo ari uwo guhagarara imbere mu matangazo gusa, ahubwo akwiriye no kujya yibukiriza aho abizera. Buriya ku bashumba hari igihe uragiye inka nyinshi ujye umenya naho ikunda gushyama. None ngiye gusuzuma ukajya batereka mbanze ndebe runaka igikunda kona reka ndebe ko ari hashyana. Yarangibona abaragiye mu bikuyi barabizi. Noneho kubw'ibyo umuntu abagomba gusura abarwayi, abatazi ibyo bizera. Buriya hari abantu bagenda yarangiza yamara kwihana umunsi umwe, yarangiza agitaha nimugoroba ngo bambwiye ngo wihane ngo numvishe ngo ibyawo mbikunze ngo reka nkubwire ibyaho. Ubwo bagahera ko muri ako kanya bakamumenamo amazi y'urubura agakonja, nuko mwazahura ikindi gihe ngo kutagarutse ngo ndacyabyibaza ngo tubiranzaza. Noho bamumennyemo amazi bitewe nuko ntibashoboye kujyana n'umutavu wavutse. Yarangiza baragiye barawica kuzongera kumushyushya ngo akunde ibyanyu bizaba intambara. Dore ko ukuvuga nawe udahari ntabura no gushyiramo ibitakoze. Noneho niyo mpamvu n'abatazi ibyo byizera hari abantu bagusanga yanumva rimwe na rimwe ugasanga umuntu yarangiza umwizera yaje yivire mu gaturika yivire mu gipagani akaza yamara kugera mu mukumbi yamaze kwicara nuko mwataha mumaze gutaha nuko yarangiza akanyura ku isoko agasanga hariho imyumbati myiza yarangiza agahaha ati kurguhaha ku isabato ati none byo ni cyaha harwo ndibushyira ku mutwe yarangiza ubu ntazi ibyo yizera wihera kumugaya ngo uzaye kumucyurira mu bibwiriza ahubwo akeneye kumenya neza impamvu bavuze ngo ibikwiriye gutekwa mu biteke n'ibikwiriye kotswa mu byotse kugeza aho izuba rizarengera. Akeneye rero kumenya amahame. Ntabwo hari ubwira ngo nasenge yarangiza bikamugora. Hari mbese muri magufi abatazi ibyo bizera bagomba gusurwa. Abasubira inyuma hariho abantu bacogora neza ukabona agisohora gusa. Hari nk'abantu bajya baza bakize yamara kuza ageze mu materaniro abizera bakaba baramubonye b'imfura mbi yarangiza bamara bakamusanga bati tugize amahirwe uraje nawe ariko uzampa akazi. Yarangiza undi ati uzamuguje udufaranga nzatukwishyura igene bagahera ko bakamwambura. Yarangiza ati yewe nibara aya nama abandi rero mpuye nayo agasubira inyuma. Yarangiza ibyo byose utabizi utazi neza ko ari uko bimeze. Hari inka ziba neza ziyazonko n'izari zazo yarangiza yayi kazakora igihe cyo konka amata yarangiye. Rero kubw'ibyo gusura abasubira inyuma n'abashyitsi badukunda tuyatugira abashyitsi bajya baza mu materaniro ugasanga umuyobozi yicaye imbere ugasanga umudiyakoni yicaye iruhande ugasanga bose bagiye inyuma bari kujya inama ariko bakibagirwa
neza umuntu wabasanze aje bakabona ateranye batabashyitse mushyira amaboko hejuru bagashyira amaboko hejuru mwaturutseho bakavuga amazina yabo nuko yarangiza bajya gutaha ntihagire n'umwizera ntihagire n'umuyobozi ugenda avuga ati wakoze harya mutuye hehe Imana ishimwe twakwishimiye mbese ngo abone nako kaganiro ko kwitabwaho ibyo nabyo byose byitwa kuragira yarangiza bagomba kudusanga amatsinda mato mato hariho abantu batitangiza isabato bataburagira nabo bayitangira nabo bari kure hariho abantu batiga umurinzi hari aho biga ari babiri umwe agatora indirimbo undi agasenga hari abayiga ari bonyine ayo matsinda akwiriye kujya ahurizwa hamwe agasurwa akagenda akaganirizwa yarangiza mukagenda muri babiri mugasengana nabo mukabigisha mukabaganiriza mukabwira abaturanyi ko abo bantu mufatanyije mbese bakava mu kimwaro bakava no mu cyoba ikintu cyo kirabafasha cyane niyo mpamvu ndetse no gusubiza ibibazo bafite kuko hari igihe babazwa ibibazo nabo batashobora gusubiza niyo mpamvu ari ngombwa kubitaho rero kubw'ibyo ubwo ndagira ngo kuko nababwiye namaze kugera muri nsigaje kimwe cya gatatu akaba rero nshaka ngo nibura buri muntu wese agerageze kumva aya magambo mu kigwa cy'abungeri harimo ijambo rikomeye cyane muri gitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu harimo aya magambo navuga ko buri wese yagerageza kwitaho haranditse ngo page 833 l'amour de Christ est une chaîne d'or qui unit les êtres humains finis qui en Jésus-Christ croit au Dieu infini urukundo rwa Yesu Kristo ni umunyururu w'izahabu uhuza abantu na Yesu Kristo bikabahuza n'Imana itagira iherezo l'amour que le Seigneur éprouve pour ses enfants dépasse toute connaissance urukundo Yesu akunda abana be rurenze ubumenyi bwose aucune science ne saurait le définir ou l'expliquer nuwaguha ubumenyi ute nta bumenyi bwashobora gusobanura urukundo ukunda Imana ikunda abantu bayo wowe washyiraho formule batunyoye inzoga ukamwanka kabiri bakubuza kwanga basi ubwo imbaho zakurangira wowe ni wowe ariko Yesu wese uko abafite ukunda mukunda avuga ati na sekuru na nyirakuru barabasinzi banywaga itabi kubire ko umunsi ntibyashoboka ngiye ndacyamukunze nakazingo kanjye Yesu abafite ukunda mukunda ukaza ukavuga ati wongeye kandi wongeye warwanye wongeye watukanye byagize biti yarangiza asigariye wowe va mu ndirimbo asigariye wowe kujya unicara n'imbere batazagira ngo ni n'umugorozi uruho ko isoni itorero ukiri mu rubyo wowe ukumuta yarangiza Yesu akavuga ati ako gashongo ako kamuga kanje ako atagira akaguru nako nakanje naragapfiriye urukundo rwa Yesu ntashobora kurusobanura ubugomba kurusobanurira bizera kugeza ubwo azimvamo ko bari mu masezerano y'Imana ko bakunzwe birenze urugero yarangiza ibyo la véritable religion chrétienne siège dans le cœur ubundi yobokamana nyaryo ritura mu mutima comme elle est d'un principe permanent kuko ari ihame rihoraho elle s'extériorise influence la conduite arega rigenda ryigaragariza inyuma mu byifatire auprès qu'elle est tout entier et conforme à l'image de Christ kugeza ubwo abantu bose bahinduka bagasa na Yesu rero mvuge nti icyo twari tugendereye cyane ni ukwita ku mukumbi zirikana neza ko ari ukaragira umukumbi ni ukubakuza mu bwenge ni ukumenyereza abizera inshingano ni ugusura abizera aho bavuze ngo ni ibyakozwe 20 umurongo wa 17 ari merito tumira bakuru bitoro 28 avuga ngo nuko murinde muragire kandi mwirinde n'ibintu bitatu ugomba kwirinda wowe ubwawe utazatanga icyitegererezo kibi ukarinda kugira ngo zitazaterwa nawe ubwawe ukamenya ko waguhaye iyo nshingano baragutora ariko inshingano ukayihabwa n'umwuka wera yarangiza Pawulo ati yabunambaragije Imana n'ijambo ryayo mbese ugomba kumenya ko nawe nta kindi cyakurinda kiretse ijambo ry'Imana mu gitabo inyandiko z'ibanze harimo amagambo meza mu cyigisho cyitwa Fidelité aux réunions d'édification mutuelle ati ni ugukiranuka mu materaniro tuba twashyizeho yo kubakana twuzuzanya buriya urankeneye nanjye nkagukenera iyo abayobozi batazi gukenerana umwe akumva ko byanze bikunze igitekerezo cye ingamba ze imyanzuro ye ko aribyo bizagenderwaho ntabwo uba ugishoboye kuyobora uba ugomba kumenya ko Imana yagukoresha none ejo igakoresha undi ukumva ko yakoresha uriya ejo nawe ikawukoresha ukumva ko hakeneye icyawe ko kibanza icyo kigaheruka ukumva byanze bikunze ko icyo kizabanza ejo nawe icyawe kigaheruka ukumva ko mwese muzuzuzanya mu kubakana muri gitabo cy'inyandiko z'ibanze ruvuga ngo le Seigneur m'a montré que les observateurs de sabbat devraient s'intéresser
tout particulièrement à leur assemblée et les rendre attrayantes. Neretswe ko abantu bose baruhuka isabato bagomba gukora ibishoboka byose buri wese byihariye akita ku materaniro kandi akanayaryoshya. Umuntu wese uruhuka isabato agomba kuba uwa mbere mu materaniro akarangiza ashoje akagira uruhare mu gutuma amateraniro aba meza. Umuntu wese uruhuka isabato nicyo kuririmba kwijwi nawe gusubiza neza umaze kumva gusubiza neza mbese icyatuma amateraniro aba meza nawe ukabikiramo uruhare ngo nabakomeza sabato bose. Il est grandement nécessaire que les efforts soient faits dans ce sens kugira ngo amateraniro abe meza buri wese agomba gukoresha umuhati we. Pour comme ati tu dois avoir quelque chose à dire pour le Seigneur. Umuntu wese akwiriye kujya yinjira mu materaniro afite n'icyo yavugira Imana. Ntabwo bose bari buvuga umunsi umwe ariko umutima ukumva ko nawe uri muri abo karisetensi kirisero beni mu kuvugira Imana no kwifata neza mu materaniro no gutuma abameza niho Imana itangira umugisha w'isabato. Iyo utumye amateraniro abameza, iyo ugize uruhare mu gutuma abaho neza, iyo nawe ugize icyo yavugira cyangwa uyasengera, uruhare rwawe narwo mu isabato ngo bibe byiza ni uruhare rw'umugisha ku isabato. Imana nawe ikabona uko yaguha iguha kuri iyo migisha. Livre de mémoire est écrit uko umuntu yifata mu isabato nuko yifata ngo bibe byiza mu gitabo cy'urwibutso barabyandika. Noneho tugomba kuzirikana neza ko umuntu wese akwiriye kumenya ko nubwo nageze mu materaniro namaze gutangira isabato nkaba nageze mu materaniro kare nkaba ndi buture hari ikindi nakora ngo amateraniro abe meza kuko nacyo nkagiherwa umugisha kandi kandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Le reste des enfants de Dieu doit vaincre par le sang de l'agneau et à cause de la parole et leur témoignage. Abana abasigaye bo mu bana b'Imana bazatsindira mu maraso y'umwana w'intama, batsindire mu ijambo ryo guhamya kwabo. Ibintu bibiri bazatsindira mu maraso y'umwana w'intama kandi batsindire mu guhamya kwabo. Mvuge nti wenda kugira nkuko ikintu cyose twakizirikana kandi tukagiha agaciro mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa kabiri mu kigo cyitwa kwera gushyizwe mu bikorwa. Kwera gushyizwe mu bikorwa harimo ijambo rikomeye cyane. Ndabanza nzirikane muri kwa kwita ku mukumbi wazazindi zirwaye tugomba kwirinda. Ni ijambo rikomeye cyane ryakoreshejwe nakunda ko buri wese yakumva kandi akanazirikana mu kigo kibise ngo n'urukundo gukunda izizimira bakoresheje ngo ni ikigo kirekire cyane ariko nshaka ko buri wese yakumva. Tugomba kuba abantu bavuze ngo plus leur besoin de réforme était grand, plus profond était son intérêt, plus enveloppante sa sympathie et plus fervente ses travaux. Igihe cyose abantu bagomba ku ni ibintu birebire cyane bakoresha ngo les plus égarés, les plus pécheurs ne furent pas oubliés. N'abandi bagwa n'abarusha abandi kuba abanyabyaha ntabwo bigeze bibagirana. Il travaillait surtout en faveur de ceux qui étaient les plus éloignés de la voie de salut. Cyane cyane Yesu we yitaga cyane ku bari kure y'inzira y'agakiza. Hariho abantu bibona ukabona ibyo byarakabije Yesu we yabitagaho cyane. Pri leur besoin de réforme était grand uko barushagaho ubona bikenewe ko bagororwa cyane. Pri profond était son intérêt nawe yavuga ati uyu nguyu ukeneweho byinshi niwe nshaka. Yesu we abakeneye gukorerwa byinshi nibo yumvaga akeneye gukurikirana. Mbese bikaba nk'uko umuganga dogiteri asanze bari kuvura ibisebe by'ibikomere yarangiza akaba amagufa atavunitse akaba atacitse ntabwo yabakurikirana nk'igihe bari kuvuga ngo umuntu yafashe ikibyimba cyo kumwijima. Mbese Yesu yabonaga aho barembye cyane akaba ariho akurikirana cyane. Twebwe tubona abatarembye tukumva aribo twavura neza. Tuba tugomba gukosora tugakunda umukumbi muto kandi tukawukunda hari impamvu tukanawuzirikana aho bakoresheje amungo. Ndagira ngo uburyo twabakunda n'ukuntu twabitaho kandi bikaba bikenewe hakiri kare cyane ngo nibura abantu b'Imana bajye barushaho gukunda kandi bakunde bite ku mukumbi bawuzirikanye. Ndagira nti mu cyigisho cyiswe kuhugura abayobozi akanako niko ndi burangirizeho kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Page 267 268 haranditse ngo nous avons trop peu d'ouvriers qualifiés dans les différentes branches de la cause.
dufite mu mashami menshi y'umurimo, yaba mu kuririmba, yaba mu babwiriza, yaba mu bayobozi, yaba mu bungeri, yaba mu badiyakoni, abantu bashoboye inshingano zabo ni bake cyane. Rero ntabwo ari ugukuraho abadashyitsi, si no kugaya abatabishobora, ahubwo ni ugukuza umugambi w'amateraniro, ni ugukuza. Yarangiza umenye neza ko izabikaga zari amagi, niko bajya bavuga. Umenye neza ko niba atabizi none ariko yemeye kwigishwa yakura, yemeye kwigishwa yakosora, yemeye kwigishwa yakwezwa, yemeye kwigishwa yahinduka. Niyo ntego, niyo mpamvu de nouvelles entreprises doivent être mises au service. Hagomba kubaho imishinga mishya yo gutangirwa. Il nous faut des ouvriers capables pour établir des plans grâce auxquels les âmes qui sont dans les ténèbres de l'erreur pourront être touchées. Hadukeneye abakozi bashobora gushyiraho igenamigambi rizashyikira imitima iri mu mwijima maze igakabakabwa. Igenamigambi, abo bantu nk'abo ngabo barakenewe. Rero ndagira nti paji ya 268 harimo ijambo nos églises ne soient pas des enseignements qui les aideraient à marcher en toute humilité d'esprit. Amatorero yacu ntabwo abona ibyigisho, bihagije. Mbese bungeri nimwumve ko niba bavuze ahangaha ntawe bahinyuye, ahubwo ni ukutwibutsa. Ni uburyo bwo kwibutsa ngo tumenye neza ngo igihe amatorero menshi ntabona inyigisho zihagije zabafasha mu kumenya kwicisha bugufi ko mu mutima, kumenya kwanga ubwibone no gushaka kwigaragaza, et à travailler pour la parole intérieure, ngo maze abizera bakangukire gushaka umurimo w'imbere. Mbese ubone ko ufite abizera banga icyaha, bashaka guhinduka, bashaka kudatukana, batabishyirana, mbese bashaka kwera kw'imbere. Hakenewe l'efficience de l'église, akamaro k'itorero uyoboye kagomba kuva ahangaha hakurikira. Et précisément ce que faut les heures, la piété, le renoncement au moi et le travail intelligent de ses ministres. Akamaro k'itorero gashingiye ku bintu bine: ni ishyaka, ni ukwera, ni ukwanga inariye, no gukoresha ubwenge kw'abayobozi. Ibintu bine bituma itorero rigira akamaro. Ndabisubiramo: ni ishyaka, iyo abayobozi bakorana ishyaka; kwera, iyo abayobozi bafite umutima mwiza; renoncement, iyo bajya bigomwa bakanga inariye; kane, travail intelligent de ses membres, iyo abayobozi bakorana ubwenge mu byo bakora. Ngibyo ibintu bituma itorero rigira akamaro aho rituye, kugira ngo itorero ryanyu rizamire abaporoso baharizengurutse, abagatolika, abo bantu bose bazibuke yuko mubaruta. Bizaba bisaba ishyaka, bizaba bisaba kwera, bizaba bisaba kwiyanga, bizasaba yuko mukorana ubwenge ibyo mushinzwe. Ngibyo ibintu uwo muntu yageraho bikaba bikomeye cyane. Un esprit missionnel actif devrait caractériser chacun de ses membres. Murebe umwuka w'ivuga butumwa kandi ushyirwa mu bikorwa ugomba kuranga buri mwizera. Buri mwizera, urumva ko nta muyobozi, nta mwizera washaka ivuga butumwa igihe umukuru w'itorero n'umudiyakoni byaba bitabarimo, ahubwo bose barabigana. Niyo mpamvu efati il faut associer une piété plus profonde, une foi plus forte. Rero umuntu kugira ngo agire umwete mu ivuga butumwa akeneye kwera kwimbitse, akagira kwizera gukomeye, une vision plus large, ukareba kure, ukagira iyerekwa rigireba kure. Tuave accomplir. Umuntu umwe ku isi w'umunyamafaranga baherutse kumubaza, baramubaza bati kugira ngo ugere ku mafaranga wabigeze huti cyandi wowe wahinamute abatayagira. Aravuga ngo kuyageraho bisaba kudasuzugura akazi, ngo naho abatarayageraho bisaba yuko bamenya gucungura iki. Nuko kubw'ibyo ibyo ni byavuze ntabwo yigeze asuzugura akazi. Aravuga ngo bwa gatatu umuntu uko yagize igenamigambi rigera kure, ngo byatumaga atinda no kugera ku nyungu, ariko abona ko icyo agiye gukora nikizaramba, kizageraho kigera ku nyungu. Rero iyo wigisha abantu uba ugomba kumenya neza ko hari ibyo uzageraho ukabikagera ku nyungu ariko bitinze. Gutoza umwizera, kumwigisha gusenga, kumwigisha gusura, gukora amavuna, gutanga isabato henshi, bishobora ahanyuranye bambe, hepfo bishobora gutuma abantu bagera kuri byinshi. Il faut associer une piété plus profonde, bizasaba kwera kwimbitse, une foi plus forte, kwizera gukomeye, une vision plus large, amaso areba kure cyangwa se yerekwa rireba kure. Il doit accomplir un travail personnel plus sérieux, maze umuntu wese agakora ariko abikuye ku mutima. C'est dont nous avons besoin, c'est une religion vivante. Arega bene data, icyo dukeneye ni iyobokamana rifite ubugingo cyangwa se rizima.
ni abantu bazi ko ibyo bari gukora bizaramba, ni abantu bazi ko ibyo bari gukora bizagira intsinzi, ni abantu bazi ko ibyo bari gukora bizasoza bageze mu ijuru, ni abantu bazi kuko bavuze n'uko bayoboye amaherezo babumviye bazagera mu ijuru. Ku bw'ibyo un seul individu possède une large conception du devoir. Umuntu muri kumbuza inshingano ze de l'âme serait en communion avec Dieu, uretse no kumenya inshingano zo bwita kabavuga ashikiranye n'Imana, et qui déborder des airs pour le Christ, akaba afite ishyaka rigurumana rya Yesu, exercer une influence puissante pour le bien, azatanga icyitegererezo gikomeye cyane mu byiza. Rero reka ariho twerekeza amaso yacu, umuntu wese nazirikane ngo kwita ku mukumbi, kugira ngo nibura umenye neza ko haburagiye bazaba bazima, umenye ko abarwaye bazavuzwa, abavunitse ko bazungwa, kandi abonsa ko bazamaherezo bazacutsa bagira icyerekezo cyiza. Ibyigisho bikuza ubwenge bwabo. Ntabwo itorero rikwiriye guhora hasi, birakwiriye ko abizera bibunaka n'abibunaka bose bazasangira intego yo kugira abayobozi beza, kuko iyo tubonye intumwa aba ari icyambere cyo kubona icyiza, tuba tugiye kubona amahame. Twabona abungeri tuba tugize amahirwe, nuko umukumbi uzakura. Twabona abadiyakoni tukamenya ko umutungo utazapfa ubusa. Twagira intumwa z'amatorero tukamenya ko amarokari yose azagisangira icyerekezo. Inama z'itorero, inama z'abandi ku giti cyabo, inama z'abizera, ubumwe bushyize hamwe, icyerekezo kimwe, uko niko bita ku mukumbi waza ugakura ukazabonekera nyagasani. Mbese uyobore none wibaza ngo Imana yambonye iti, ongera umenye neza ngo bangiriye icyizere ariko nzabageza kuki, ubundi ko mbashinzwe nabagejeje kuki. Dukwiriye kubyibaza igitondo n'ikigoroba. Reka twese turagirire Uwiteka neza mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.